ndagusuhuje nanone nongeye kukwifuriza umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe. Kuri uyu munsi rero nkaba nifuje kukuganiriza ku kintu cyitwa ubwoba. Hari ubwoba butandukanye, ariko ubwo ngiye kukubwira ni bwa bwoba bukongorera mu mutima kudakwiriye, bwa bwoba bukongorera mu mutima ko hari icyo utageraho kubera ko utameze nka runaka, ko hari icyo utageraho kubera ko hari ibyo utujuje. Ndagira ngo nkubwire ko ubwo bwoba ubuhaye umwanya ushobora kukwangiririza ejo hazaza hawe, kuko icyiza ni ukubwima amatwi, icyiza ni uko utekereza ko ukwiriye, ni uko utekereza ko hari icyo wageraho. Ariko icyabigufashamo ni ikihe? Ndagira ngo nkurikire, ni uko watekereza nkawe, ukagenda nkawe, ukambara nkawe, ukaba wowe. Nicyo cy'ingenzi cyane. Ntutekereze ko runaka nujya gusa nawe aribwo uzagira umugisha runaka, ahubwo kuba wowe by'ukuri nibyo bizaba nk'ipfundo rikugeza no ku bindi. Hari ibyo utageraho mu gihe utikunda, hari ibyo utageraho mu gihe utekereza ko udakwiriye. Tekereza ko ukwiriye, kuko uremwe mu ishusho y'Imana. Tekereza ko ukwiriye, kuko byanga bikunda hari impano ziri muri wowe. Kurikira inzira y'igeno ryawe, kurikira inzira ikugeza ku byiza, utitaye ku byo umutima ukubwira ko wenda udakwiriye, hari ibyo utageraho.